ko wareba televiziyo ukumva na radio za RBA kubuntu ukoresheje telefone yawe. Nk'urugero, hari ukuntu uba nta kanal ufite cyangwa se Star Time yo kurebera aya makuru ya televiziyo Rwanda cyangwa se radio zo mu Rwanda. Muri iyi video ngiye gukorera uko uzajya ubireba kubuntu ukoresheje telefone yawe, ariko nyaboneka like iyi video, ukore subscribe utarayikora, ndetse utubwire no muri comment icyo twazakubwiraho ubutaha. Let's go rero nkwereke step by step ugiye kujya wumva radio ukareba televiziyo zose za RBA kubuntu. Let's go. Aha rero kugira ngo uze kureba zino televiziyo zose n'ano radio ya RBA kubuntu, iyi update cyagiye hanze, icyo uraza usabwa rero uraza urebe ko ufite browser, yaba ari browser ya Chrome cyangwa se browser ya Google. Noneho icyo uraza ukore, uraza ujye muri Chrome ino application. Aha iyi ngiyi noneho uze hano muri Chrome dusacinga uyifungure. Aha dutegereze ifunguka. Icyo uraza ukore rero, uri busabe kuba wafunguye internet. Icyo uraza ukore, uraza hano hejuru dukorera search, wandikemo rba.co.rwa uko nguko byanditse. Ahangaha rero urabona ko bahise babiduhereza uburyo byanditse hano rba.co.rwa.live. Noneho icyo urakora, uraza ukore search. Nukora search uri buze urebe hano hantu handitse ngo RTV Rwanda Broadcasting Agent All News and Radio. Noneho hano niho uraza ukande update rero yashyizweho bijyanye n'ubuvugizi bwakozwe bijyanye nuko RBA television cyangwa se radio bavuze ko bigomba kumvikanira ubuntu mu gihugu hose. Noneho uraza uhakirikeho, uraza ukirikeho. Noneho hano urabona ko bahise baduhereza RTV. Urabona ko bahise baduherezamo RTV hano bayiduhereje. Noneho dushobora guplayinga hano tukareba ko bikora. Urabona ko RTV yacu ivuga. Noneho kugira ngo uze no kureba izindi application z'amaradio cyangwa se z'amateleviziyo ku buntu nk'uko mwabibonye hano kuri update, uraza ukirike ahangaha hari utudomo dutatu. Uraza ukirike hano hari utudomo dutatu. Noneho icyo uraza ukore, uri buhita ubona izindi televiziyo uzaba wemerewe kuba wareba ku buntu. Aha hano urabona Rwanda TV, KS2, Radio Rwanda na Radio Rwanda ushobora kuba wakirika ukaba wayumva. Aha nukirika hano rero kuri Radio Rwanda bahita bakwereka n'izindi radio za RBA ushobora kumva. Kubuntu urabona Radio Rwanda, hano urabona Radio Rwanda Inteko, hano urabona Magic FM, hano urabona Radio Musanze, Radio Rusizi ndetse n'izindi radio nyinshi ushobora kuba wakumva zose. Ukanda kuri radio ushaka ukaba wayumva byoroshye. Aha nkanga urabona ko twakanze turi kumva Radio Magic FM. Ntabwo turi playing amajwi kubera ko bashobora kuba baduhereza copyright. Noneho nawe aka kantu kagerageze, nigakunda utubwire muri comment. Niba byakunze uzajya ureba televiziyo zose n'amaradio ku buntu, utubwire muri comment. Ndetse n'ubagire gukanda like kuri video ndetse ukore subscribe niba utarayikora, wibuke no gufungura inzogera.